umugabo nka Paul umugendesha kungegera nk'iyi ngiyi ariko ngo abasore bara nawe uri umusore harya ntasoni urasenya urugo rwawe bireba Fro umugabo kubaha nka Paul umugabo ushakira urugo umugabo nta kintu akwima urashaka iki nyuma y'insoresore nk'izi ngizi koko kumungana reba kumungana kweri ugatekereza amagambo y'ubusa nkariye Macho nubwo amagambo atubwira y'ubusa ahubwo retse nkubwire nje naramwubashye kubera wowe kubera urukundo mukunda reka nawe urukundo rwawe ruzankoresha uzi ko nje ntajya nihangana umuntu numwe umbwira nabi Sechiwi we ibintu biteze byiza turabona akazi kamereye nabi kamereye nabi ndagushaka bebe nakagushaka kubwira nta kibazo Nari amakuru z'abantu baje kudepoza bosi wambariye kuko ugakurikirana imikorere y'abantu Janate gusa mbabariye kuguma mbikubaza gusa nyine mba ndibazaho ukuntu cyane murabitekereza kuba mbikubaza ndanukagire ngo hari ikindi kindi hari ukundi mba mbibona gusa nyine wabikurikirana ikibazo wabona hariho ikibazo mu kazi ariko se ibyo bintu rero mwanjye nk'umukozi kandi ntabwo ari gukora gusa tuba tugenzura n'ibintu byose rero hari ibintu kandi kubera ibintu ko kibigumya bigaruka ubundi bimeze bitara amakuru bifiteho makuru nyine nawe hari ukuntu nawe mu kazi kubona ibintu hari ukuntu nyine harimo akantu noneho ugiye kubikubaza nkabona urabifata ukundi nkabona urandeba nabi ariko nyamara bose wabitekereza ni ukuvuga ngo rero nanjye ngomba kubikurikirana kugira ngo umenye ibyo ari byo sinzi ngo bizamfata igihe kingana iki sinzi ngo bizagenda bite ariko ngomba kubikurikirana kandi nawe hagize ikimenyetso gifatika bana bya bindi ura ntabwo nkunda amagambo ntabwo nzi umuntu uzambwira ngo nabonye ibi ngo numvise ibi urumva ikimenyetso gifatika ku buryo ushobora kuza ukavuga uti njyewe nabonye ibintu bimeze gutya nabonye ibintu bimeze gutya ariko dore n'ikimenyetso ibyo birumvikana niyo mpamvu na buriya cyagiye nakubwiye ngo ntuzongere na rimwe kuzumbwira amagambo kuko amagambo menshi adafite ibimenyetso arasenya gusa ariko nanone ntabwo nkubwiye ngo ucunge umugore wanjye rwose nyine ikibazo ni uko gusa ngiye mbikubwira nkabona urayifata ukundi kuri ni ngombwa kuko buriya mba nabibonye ni ngombwa kuko umudamu wanjye hari icyizere yandemyemo gituma mwizera nizera ko adashobora kunkorera amafuti
adashobora kugira amakosa amwe n'amwe akora, wenda yayakora amutunguye yamukora. gusa nyine ntawamenya nyine rwose ugiye ko abantu ari abantu, ntabwo mushinjije amakosa ariko ntabwo wakwizera umuntu 100%, sibyo? Uzacunge neza, nudasanga harimo akantu uzamenye ko byishami yongera amagambo. Mbaho uzamfashe, ariko nanone ntabwo nkubwiye ngo ugende ucungira umugore umugendeho ku buryo aho ugiye hose umuriho, aho ugiye hose umuriho, oya, urumva? Gusa mu gihe uzumva uzaba ufite ikimenyetso gifatika uzakizanire birebe, menye neza ukuri kwabyo, asigaye bikurikirane. Sawa, nta kibazo. Hanyuma ikindi nshaka, abantu bamaze kohereza amabaruwa yabo hano benshi bashaka akazi. Icyo tugomba gukora rero ni kimwe, ndagira ngo dushatse ubu ngubu twatangira gutanga ibizamini. Genda noneho utegura itangazo, genda utegura itangazo n'ibindi cyangwa genda utegura cyangwa ushyira ibindi biri, genda utegura itangazo noneho duhite tubatangariza umunsi wa exam. Sawa, bose. Sawa. Ndazute se mukobwa wanjye. Neza. Kazi biragenda. Gakeya nta kibazo. Gakeya gutese kandi birapfira. Yaba hari ahantu hajya haba ibintu bihapfira. Nyine ibintu biba bisa ariko akantu kajya kaba ntabyera ngo mwize. Urumvikana. Ese ubundi buriya katuganireho gato ngenda ukomeza akazi. Urabizi naje ngusanga hano. Ubundi mubaho muti mubanye muti n'abakoresha abakozi bagenzi banyu, kuko impamvu nkubwiye gutya kera hari ibintu bidasanzwe njya mbona cyane nko kuri ku mudamu wa bosi nuriya mutipe ngo ni Deo. Sinzi ukuntu mba mbibona kabisa. Wowe ubibona ute? Ubona basa nk'aho bakundana, sinzi njye gusa ikibazo renze kandi ukigira njyenyine. Kumbe nawe urabizi. Nawe hari uko wabibonye se? Bari abantu nyine abantu tureba kure, renze kandi njyenyine. Bari abantu sinzi, abaje kuvuga ngo ni umusaza we ngo ni inshici, ariko njye sinzi, gusa mbona harimo akantu. Mbona sa nk'aho barakundana, batiretana ukuntu, gusa mabuja ko he gusa nyine mpamvu ndarirenganya mabuja Deo, mva ntabwo ntabwo kabura. Byagiye bintungura cyane ko hari n'ibyo waba utazi igihe nabonye. Sinzi kuko njyewe ubwanjye nigeze kubifatira. Bari kumwe se? Kuba kumwe gusa se niyo bari kumwe. Bo ibyo bivuga gusa nanjye mba nayibonye, ariko bose buriya sinzi umuntu amubwira nkamusojya umuntu yabwiye gasanga bose se yabyumva. njyewe nyine ndabyumva, nkagerageza uburyo bwose mbivuga, ariko ko mbibona ntabwo biba binejeje mu kazi kanjye. Njye ntabwo mbyumva, sinshobora no kuzigera mbyumva na rimwe. Ubushize nigeze kukubwira ngo warahindutse, wanga kubyemera, none maze kubibona, ndabibona cyane. Nta nicyo ushobora kuzakora kugira ngo nongere kugaruka mu muntu muzima mugirire icyizere. Kuki uri kunyicira akazi no ariko se shiri igihe nagusaba imbabazi koko n'ubu nturambabarira? Ko nakubwiye ko bitazongera koko, kuki ibyo bintu bitari kugushiramo? Uragira nkora iki? Mbabarira, umva nongere mbigusubiremo, n'ukuri mbabarira, ntabwo bizongera pe.
mbabarira sinzi ikintu ndi bukore kugira ibyo bintu bikuve mu mutwe ahantu hose uri kwicara ukagumya ubitekereza uhora ubizana wajya ubabarira umuntu ukanibagirwa hari ibintu byinshi nibuka umva ntaye mutwe kandi byose bitewe nawe sinzi ikintu uri gutekereza mu mutwe ariko ijambo nakubwiye ni rimwe narakubwiye mbabarira ntabwo bizongera byibuze ufate nyuma y'uyu munsi n'itariki nugira ubonye wenda hari ikindi kintu nkoze uzabona umbwira ati nanone urasubiye sibyo ariko nakubwiye ko guhera none ibyo nakoze byose ibiki byose mbabarira ntabwo bizongera kandi imbabazi ndi kugusaba ndimo ndazikura uranyikira akazi uri uranyikira akazi ugira ngo uri umukozi usanzwe kimwe n'abandi ntabwo ujya umenya ko ibintu ari ibyawe narabyumvishije nakubwiye ngo ntabwo bizongera amakosa yose ndanayemera pe sibyo ariko ni ukuri mbabarira sibyo mbabarira ntabwo nzabyongera yes injira karibu Mubite. kamera mujana Kumunangira ni mwishimye se. turi mu tubazo two mu rugo haryo twari turi kuvugana turi kumvikana neza Nageze aho murabyumvikanaho se. nta kibazo mujuma naye kukubeshya nje nakumva bariye njye mfite ikibazo maranye iminsi kandi gikomeye ni nayo mpamvu naguhamagaye nguze hano Bimeze bite? uyu murumuna wawe ndagira ngo mukuregere ceceka manze mvuge waretse kubivuga kandi ceceka manze mvuge ntubireba uyu mugore yarahindutse cyane hashize iminsi anyicira business na musaza wanyu urumva Mama Jo. uyu muntu akazi kanjye karapfuye business yanjye yarayishe ari kuntura mu gihombo bikomeye cyane kuki yahindutse no kubera Gifite ikihe kibazo n'ukuri Gusa ko bagira ngo nabazi musigaye baraguteye uhura n'ibibazo buri munsi ubaye ikikana ka mama ubu se nzagire ariko reka mubwiye Majona nuko rero sinawe akomeza ibintu namusabye imbabazi niba mugabo akubwiye ko utabishaka kuki ukomeza ukabikora Nese ko namubwiye ko nazabyongera kuki ari kumenya kubikomeza namusabye imbabazi nanzikana zimpaye nta nubwo numva ko ari ngombwa kongera kubikubwira ahubwo sinzi impamvu ntabwo yatanye imbabazi ngo nibagirwe ariyo musaza wanjye uvuga n'ubu umva rero mubwiye Majo Karaba uyu mugore naramwizeye bikomeye ndabizi ndabizi pe sinigeze musuzugura ndabizi kubona umugabo nkawe ntabwo nigeze nkora ikosa na rimwe kubera wowe nta kosa nigeze nkora kubera wowe wahindutse nakoze ibishoboka byose kugira ngo abashe kubaho yishimye nkora iki kugira ngo mbabwire wait nongera kumvugiramo ndahaguruka nkureke niba udashaka kunyumva none se ibyo biragaragaza ikinyabupfura afite po ibyo birakugaragaza gute ihangane nuko urugabanya umujinya ihangane ugabanya umujinya niba mwamamagaye no kugira ngo mbumve numva ibibazo byabo tubetorere n'umucyo nuko ihangane wenda ko arimo guca bugufa agasaba n'imbabazi hazagera ahinduke nta kintu ntakoze kuri we nakoze ibishoboka byose kugira ngo abeho yishimye nuko ndabizi ko ntacyo udakora ariko ikiza nawe nuko yemera akanasaba ubu tuvugana yari atangiye kwiga kugira ngo yongere azamure amashuri ye agire ubumenyi buhanitse ndabizi amafaranga ni kumutangaho ni menshi cyane
uburyo ari kunyicira akazi no kwica business kandi azi ko ari idutunze. Uzi ko imibereho yose tuyikura muri business dukora. Uzi ko tubayeho kubera business dukora. Warangiza ukabifata nkaho uri umukozi nk'abandi usanzwe. Ibintu bifate nkaho ari ibyawe. Bikagira n'ubwo utakaza ukagenda ugasigana na office naho umukorera utahafunze ugafata inzu ukagenda ngo ugiye gutabara. Ngo ugiye gutabara. Ibyo warabikoze fo. Ntasoni. Cyajya ngo wamuganye ari naho ugize ibibazo. Ugiye gutabara. Niko watubwiye ko yari umugabo wawe wishakiye nk'abandi mukuru wawe watubwiye niba hari n'ikibazo ufite tukakugira inama kigutuma ukora ibyo bintu. Reka nkubwire ibintu byambayeho ntago ari ibintu byari bisanzwe bibaho, ni ibintu byabaye umusomyi ariko bacyabera ifasha bigira ibintu bikomeye cyane. Yego pe ndabyemera ko nakoze amakosa ariko nawe nambabare ko ndimo ndamusaba imbabazi. Urumva ibintu byabaye nk'ibintu bitunguranye, nkeka naraguhamagaye ndabikubwira. N'umwana w'umushuti wanjye cyane yaragize ibyago kandi bitunguranye kandi ngumva kubamurekananya kumushingura. We rero yarari muri office afite abashitsi. Wenda ikoza nakoze ntisiributse ndakumwohereza message kubera kumva igihunga nahise sohoka ngenda ko nabwo nzi ko ndi bwitengaruka. Kugasohoka ndasubumva muri office nagira icyo mubwira. Ibyo byarabaye byanarangiye. Urumva? None se ikintu nshaka mbashingirishije wanjye. Ikintu nshaka no kunshaka kuhinduka. Ukamenya ko business uri gukoramo ari iyawe. Wikwifata nk'iyandi. Koreka gusubiramo amakosa ukiha agaciro. Uze tuzaguhana kugera ryari. Sibyo mumbabarire bazi. Ibintu nongera kubibona tuzabipfa. Nzamuboherereza. Oya nukuri po. Ibintu nibisubira nzamuboherereza. Rwose nzamuboherereza. Umva nanjye ndagerageza uko nshoboye ndavugana nawe. Nuko bizongera mumbabarire. Nukuri mwihangane. Sikoma muri nuza muracyafite umwana umwe. Ibi murimo ni ibiki? Se muzagira abana batanu mugeze. Basi ari kumbabarira wite ku kazi kabisa. Sibyo? Nikoze kumbabarira. Nuko ntabwo nzabyongera. None se mama Jona. Karama. Mfite ikindi kibazo shaka kugira ngo tuvuganeho. Ndakumva. Urabona nyine uri n'umugore wanjye kandi n'umwana wawe. Hari na musaza wanyu ubanga nawe waje hano. Ubwo rero nagiye nshaka kugira ngo menye ababyeyi be ahantu baherereye kuko yambwiye yuko ngo basigaye muri Kongo. Nawe yaje aturutse muri Kongo. Ubwo rero ndashaka kugira ngo menye mbwira neza ibya Deo bashe gusobanukirwa ibyo ari byo. Nzagerageza uko nshoboye kugira ngo urugo rwawe rube bwiza. Nkore n'ibyo nshoboye kugira ngo ngufashe kubaka ntabwo nzagusenyera. Yego nicyo nshaka cyane. Kugeza ubu ngubu ugiye kukubwiza ukuri kose uko kumeze. Yego. Ko wita musaza wacu. Sechibi we